Yesu nze nkwegere kuko ntabiriwe muri iyi si, ndetse no mu gihe cy'intambara nabo mwami ujya umpa amahoro. Umpakanya Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpakanya Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpakanya Yesu nze nkwegere mu bingerageza n'amakuba, ni wowe buhungiro nizeye mu gihe cy'akaga muri iyi si. Umpakanya Yesu nze nkwegere kuko wanyikorere ibyaha, ndumva nshaka kukubwira byose kuko mwami nizeye kunyumva. Umpakanya Yesu nze nkwegere kuko nabiriwe muri iyi si, ndetse no mu gihe cy'intambara nabo mwami ujya umpa amahoro. Umpakanya Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpakanya Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpakanya Yesu nze nkwegere mu bingerageza n'amakuba, ni wowe buhungiro nizeye mu gihe cy'akaga muri iyi si, ugira ngo numve ijambo ryawe, ugira ngo numve ijambo ryawe.